aho kuri iki kiganiro ndabashimiye. Nitwa Claude Gatebuke. Ni ikiganiro kivuga ibyo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Uyu munsi rero turaganira ku byerekeye ukuntu intambara n'amarorerwa byagiye biba ari mu Rwanda ari no mu karere, ukuntu bigira ingaruka ku bana, cyane cyane abantu babibayemo ari abana. Noneho ubwo uyu munsi dufite umuntu w'imena wo kugira ngo tubiganireho, yari umwana muto cyane abibamo. Ariko hagati aho, mbere y'uko dutangira, twagira ngo tubasabe mukande subscribe, noneho munakande inzogera kugira ngo mujye mumenya ko ibiganiro bishyashya byaje, munakore share, mupartage n'abandi n'inshuti zanyu n'abandi bantu, kugira ngo abanyarwanda bose bajye bumva bino biganiro, kuko ni ngombwa kuvuga ibintu abantu batekereza, kandi buri wese agomba kwishyira akizana, akaza hano ufite ibitekerezo, yaba ubyemera yaba utabyemera ibyo tuvuga hano. Muratumiwe mwese. Ubwo rero abakunze ikiganiro mukande like, igikumwe gihagaze. Ubwo rero ntabatindiye, nagira ngo umushyitsi wacu atubwire. Mukomere cyane Claude. Ni Jean Pierre hano kuri iyi chaîne yacu tuvugiraho ibintu tudafite tabu, donc tudafite ikintu na kimwe kitubuza kuvuga akari, donc akaturi ku mutima. Niyo mpamvu nanjye nishimiye kuza kuganira n'abumva iyi chaîne, kandi mbasaba ko bakanda subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho batiriwe bashakisha, bibageraho uko bisohotse. Rwose ahangaha ndabyishimiye. Murakoze cyane. Murakoze Jean Pierre. Nagira ngo nkubaze rero, jenoside iba ko wari umwana, ni ibiki wakoraga iki wari uri muri icyo gihe ijya gutangira? Mu by'ukuri rero jenoside yabaye nk'abadayimoni rwose bamanukiye u Rwanda, kubera ko amahoro urubyiruko cyangwa se abana batoya twari dufite mu Rwanda, kandi utajonjoye ngo uvuge uti ibi byagiraga urubyiruko rw'abatwa, rw'abahutu cyangwa se rw'abatutsi. Urubyiruko rwose twabaga twibereye mu bintu bimeze nko gupakinga, dukina agati, dukina amabiye, dukina umupira w'akarere. Umupira w'akarere rwose byari byiza cyane, byari ibintu byiza cyane rwose, mbere y'uko ari amarorerwa agwirira u Rwanda. Nanjye narayikundaga. Hari igihe nageze kurwara amaga kubera gukina akarere cyane, nkakubitwa nkabizira. Wowe wakinaga akarere mu muhanda cyangwa mwari mufite ibibuga aho mwakiniraga? Ariko rero ntuze, twebwe ibintu by'akarere wenda byari bimaze gusa n'ibigabanukaho gatoya, kubera ko ndibuka ko twari tugeze mu gihe cyo kuzajya umuntu yiruka akuriye ka kagozi kariho itiyara. Urakibuka akagozi kariho itiyara zamutse mu kirere? Ndakibuka. None ibyo bintu nabyo byabaga ari intuze. Naho umugati, tuvuge iby'agati, iyo wirukankanaga agati, ni wowe bagakozagaho ukikubita hasi urimo gushaka kumucika, cyangwa ni wowe wagendaga ukabafata? Agati mwabaga muri amakipe, ikipe imwe iri uruhande rumwe, indi ku rundi ruhande, noneho rero ukiruka ujya ucesinga uwo mu yindi group, wamugera wamukozaga hagati agahita ahagarara, agahita yemera ko batsinzwe. Wowe mu ikipe yanyu ni wowe bafataga mu ikipe yanyu, cyangwa ni wowe wagendaga ukabafata iyo batangiye kubasanga, bakagenda bakwegereza ku ruhande kugira ngo ufate agati ubakure mu bibazo? Njye narirukaga nari gitamisa, ahubwo iyo nagiraga gutya nkabona uwanjye bagiye kumufata akabangezeho n'agati, naravudukaga, nari Usain Bolt, narirukaga cyane. Bashoboraga kujya muri byose. Byari byiza cyane mbere ya jenoside, rwose byari byiza cyane, uretse ko intambara zari zaratangiye mu Mutara rwose, twumva impunzi z'icyonga. Nari umwana ariko numva ngo hari impunzi za Nyacyonga, ibyo bintu byose byaravugwaga rwose, ukabona ari ibintu bigize, ari ibintu nabyo byabaga biteye ikibazo, kubera ko wumvaga ko ari impunzi, ukumva ko ari abantu batarya, nyine ukumva nabyo biguteye ikibazo. None se jenoside itangiye, ubuzima bwawe bwahindutse gute? Ibyo bintu byo gukina agati n'iki byose, ni ibiki wabonye muri makeya, wenda udatinze cyane, kubera ko buri muntu afite histoire ye?
mu by'ukuri Claude ijuru ryase naho rimanukiye u Rwanda kubera ko umwijima umeze nk'uturutse kwa shitani wahise umanuka. Donc babana mwakinaga urababura kubera ko abantu bahise batangira kwihishahisha, noneho bityo abana mwakinaga urababura, ukabona rwose ubuzima bwakonje ukagira ngo bakubye amazi n'umuriro, umuntu akani wabo kandi wabo. Nuko byahise bigenda, ubwo amahoro abantu bari bafite n'iki n'umunezero wa buri wese uhita usa n'uhagaze. Nuko nguko jye mbyibuka. Nuko yagiye kurangira ubwo ngubwo ugeze hehe? Wabaga mbese wabaga i Kigali cyangwa twabaga i Kigali, ariko ntabwo twabaga i Kigali muri rurale, ntabwo twabaga mu mujyi, ariko nyine ibintu byarazaga ukabibona. Twabaga mu masantere yegereye mu ntuze, yegereye iyo ngiyo mu mujyi, ariko muri ntuze muri za rurale kabisa, mu ntuze muri Kigali ngari, ntabwo twabaga muri Kigali yenyewe. Okay. Ndumva noneho Karere yari Karere. Mwakoreshaga ibirere, twebwe imipira yacu twayikoraga mu mashashi ariko twabyitaga Karere na mushipiri. Natwe twakoreshaga rwose natwe amashashi na mushipiri, ariko ntibyabuzaga ko tujya no guca ibirere byenyewe tukagira Karere koko nyayo. kandi tugakina barefoot. Nta muntu wakinaga yambaye inkweto. Ego kinisha ibirenge ngewe byarandushyaga cyane. Uretse ko hari noneho abo dutangiye gukina mu maturnwa, hari igihe baduhaga inkweto, hari umupadiri wajyaga duha za godiyo n'iki, noneho ukabona nk'umukinnyi w'umuhanga cyane aratangira umupira yambaye godiyo, ashira akanya ukabona yicaye mu nguni akuramo vuba vuba kugira ngo yongere akinishe ibirenge kandi turimo gukina ball. Anyway, mwari mwarakiza godiyo akadage ikirenge cyane n'ikigeze kigeramo godiyo ahari kabisa. Yari barefoot. None se barefoot ngo ni ibirenge. None se ubwo ibirenge kabisa yarangiye, noneho ukiri muri Kigali rirare cyangwa wari hehe byagenze? Ntabwo twebwe intambara yakomeje kwegera ahantu turi, noneho turahunga, ariko uko duhunze intambara ikajya igenda idusatira. Ubwo nyine biba ngombwa ko tugenda tugera za Gitarama, za Butare, za Gitarama, turamanuka tugera za Gikongoro, iyo ngiyo nyine tuza kwambuka, intambara ikomeje kugenda ihasatira tujya muri Kongo. None ubwo wari ukiri kumwe n'ababyeyi cyangwa? Icyo gihe nari nkiri kumwe n'ababyeyi, nari nkiri kumwe n'ababyeyi muri za Kongo, ariko hari n'abantu benshi, twari abantu benshi cyane, ku buryo abantu basaga naho bagenda biranda, naho bari batuye abantu bagenda za quartier zabo. Jean Pierre, nakubazaga icyo gihe mugera muri Kongo, wahunganye n'ababyeyi, wahunze uri wenyine kuko wari umwana mutoya, mbese byagenze? Icyo gihe nahunganye n'ababyeyi, mungana n'abavandimwe n'abaturanyi nta kibazo. None Imana ishimwe ko ababyeyi mwari mukiri kumwe. None ababyeyi se baracyahari, bimeze gute? Ababyeyi ntago bakiriho. Ababyeyi banjye barishwe, bicwa na FPR, ariko sibo bonyine yishe nyine abantu benshi cyane. Igihe abasirikare b'u Rwanda bamukaga bakajya kwica abantu muri Kongo, bica inzirakarengane nyinshi. Ibyo nabyo nari umwana mbibona, nyuma n'ubundi yo kubona ibyaberaga mu Rwanda, iyo jenoside yabereye mu Rwanda, byanabaye ngombwa ko nanabona iyo jenoside yakorewe abanyarwanda bari muri Kongo b'impunzi, tutibagiwe n'abakongomani, kubera ko iyo bateraga bombe ntabwo yazaga ibaza umunyarwanda gusa, yarazaga n'ubundi ikica abantu bari sur place nyine bayitewemo, abandi bakaraswa ku buryo bw'indengakamere. Kandi ntago iyo bajyaga kwica nibavuga ngo bagiye kwica umuntu wakoze icyaha, kubera ko ababyeyi banjye bari civil servant, ntago bigeze
binjira muri politike ntibagiraga ishyaka, ntabwo donc ntabwo nta kintu kigaragara baba bariciwe gihari. Si nabo gusa rero na bamwe mu bavandimwe banjye nabo bicanywe n'ababyeyi bishwe na FPR Inkotanyi. icyo gihe ababyeyi bawe babishe wowe warabibonaga, wari uhari cyangwa ni ibintu wabwiwe? Urabizi neza ko ari FPR yabishe cyangwa ndabizi neza ko FPR yabishe, kubera ko FPR niyo yatatse amakambi iturasa aho twari turi, turahunga biba ngombwa ko dutatana, kubera ko icyo gihe twabaga mu nkambi ya Kashusha. Ubwo bari bamaze n'ubundi kujya basenya amakambi menshi. Twabaga mu nkambi ya Kashusha, yari yegeranye n'inkambi ya Nera, noneho niyo bita Dikivu. Kashusha rero numva yari izwi cyane muri hariya mu Bukavu, yari hafi y'Ubukavu. None se ubwo rero ibyo bintu by'inkambi urimo kuvuga ngo bateraga bombe ngo zikagwa n'Abanyekongo n'iki, ayo mabombe yagwaga hehe? Yagwaga mu nkambi? Ni amabombe gusa? Byagenze abatabizi, hari abantu benshi batabizi, hari n'ababihakana, byari bimeze gute? ibyo uvuga nibyo. amfite ngewe ikimenyetso, nari umwana ariko nakundaga kwirirwa nizerera mu nkambi. Noneho ndibuka ko umunsi umwe ikintu cyanteye ubwoba kurusha ibindi nuko ahantu twakiniraga nk'abana, kubera ko twarahageze, urumva wataye inshuti zawe i Rwanda, zimwe zirapfa izindi muratatana. Twageze niyo ngine dutangira, kubera ko umwana wari umwana, dutangira kureba ko twashaka inshuti muri abo ngabo turi kumwe mu kababaro k'aho ngaho mu nkambi. Ahantu rero twajyaga dukinira hafi y'intuze y'inkambi ya Inera hejuru rwose ku musozi, nabwo dukina agapira n'iki. Noneho sinzi rimwe kuntu twakinnye agapira kirukira mu gihuru. Kirukiye mu gihuru, tugiye kugatora dusanga icyo gihuru kirateze, donc kitezemo amagrenade n'iki, ariko tugira Imana ntihagira umuntu uzikandagiraho cyangwa se ngo azegere ku buryo zari kumushibukana. Ubwo rero nibwo twatangiye kuvuga tuti hano si haraye abasirikare bahataye amagrenade. Dutangira kubwira abantu bakuru tuti hano tukabonye amagrenade. Ubwo rero ariko nanjye ubwo nahise ngira ubwoba, ndataha nyine, ndagenda njya mu rugo nk'umwana nyine. Ubwo rero nyuma yaho nyine intambara baza kuza kwataka amakambi n'ubundi, kubera ko bari barayemfitiye nayo. Noneho bamaze kuyataka bararasa nyine, bateraga amabombe bakarasa mu nkambi, donc massless, donc sans pitié. Ntabwo uburyo isasu rya isasu rya hari ikintu ntarimo kumva, byashobora gufata umwana umudamu. Ikintu nari kuvuga ngo barasaga abana, ngo abasaza n'abadamu, kandi ibyo twumvise ari uko ngo barasaga abantu bakoze amakosa, basize bakoze amahano mu Rwanda. Abo bana babaga bafite imyaka ingahe? Ariko ubwo icyo kibazo wenda reka icyo kibazo nakigusubiza. Icyo kibazo nakigusubiza Claude. Ibyo ngibyo ni ibinyoma byambaye ubusa, kubera ko ntago barasaga umuntu wakoze amakosa, ntibabaga babafashe. Urumva donc barazaga mbere yuko banegera inkambi, batangiraga gupirona inkambi, bakaturasaho na za mitrailleuses, ku buryo donc twatatanaga. Ariko noneho bakaba n'ubundi aho barasaga babohereza, niho n'abandi babaga babategerereje kugira ngo abo bakubita ubuhiri, abo bagira gute, abo barasa ntuze muri close range babegereye baraseho nyine, kubera ko babaga deja babarangije kutwansirikira. Noneho bikaba ngombwa yuko mwiruka ikivunge, abo barashe bakagwa, abo batarashe bagakomeza. Noneho Jean Pierre, reka tube duhagaritse iki gice cya mbere, tuzakomeza igice cya kabiri, utubwire ibindi wabayemo ubwo wari utaragera naho noneho byabaye ku babyeyi bawe byabaye ukaba wabitugezaho. Ndagushimiye rero kuba waje muri kino kiganiro kivuga ibyo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Nsabye abakurikiye iki kiganiro gukanda subscribe
na share no kunzogera kugira ngo ikiganiro gishyashya nigisohoka bajye bahita bakibona. Ndagushimiye rero ubutwari wagize Jean Pierre bwo kuza muri kino gice cya mbere, nizere ko uzatwemerera tugakomeza igice cya kabiri. Nta kibazo, murakoze cyane Claude, kandi nshimiye n'abadukurikiye nabo, nanabashishikariza gukora subscribe nk'uko rwose ibiganiro nk'ibi ngibi abanyarwanda bakeneye kubyumva, kandi tukajya tuganira buri muntu akavuga akababaro ke cyangwa se agasharinga muri experience. Murakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze Jean Pierre, abadukurikiye muramuke, abandi mwirirwe, naho ubutaha mu gice cya kabiri.